murakoze cyane, murakoze kandi umwaka mushya muhire. Amazina yanjye nitwa Charles Rutabayuru, nkaba nturutse mu kigo cya Prowater Rwanda. Ni ikigo gikora imirimo navuga y'inganda mu Rwanda, nkaba nkibereye umuyobozi wacyo mukuru. Ikigo giherereye hano mu murenge wa Gasyata, ujya hafi ya Jabana, kugeza uyu munsi niho dukorera. Prowater ni ikigo gikora manufacturing, aribyo nakwita iby'inganda, ni made in Rwanda. Ntabwo ari ibintu tuvana hanze ngo tuze ngo ducuruze, ni ibintu dutangira kuri zeru tugasoramo za produits zikenewe dukoresheje iby'ibanze za materials zo tuzivana hanze. Buriya mu Rwanda ntabwo twatera imbere ngo abantu bakore raw material. Bivuga yuko ni raw material tuzana tugashyirakoresha mu mashini yacu n'ibindi, tugasoramo za produits zikenewe ku isoko. Ubundi igitekerezo cyavuye mbere nakoraga imirimo irebana na irrigation, kuhira imyaka. Niyo mirimo nakoraga. Na nyuma nkagira ikibazo cy'ibikoresho, kuko mu Rwanda hari uruganda rumwe gusa rwakoraga ibigega by'amazi, rugakora n'amatiyo, wenda birebana n'ama-accessoires n'ama-fittings yo twayaguraga hanze. Rero ko rwari rumwe kandi hari ibikorwa byinshi, wasangaga tudindira mu gukora akazi rimwe na rimwe. Noneho nza kugira igitekerezo navuga nti ariko se wagerageza byibura nkakora iby'ibanze, nka producing ibintu nkenera muri aka kazi, aho kugira ngo njye ntanga za oda bitinde. Bimwe tukabigura muri Kenya biduhenze, ibindi tukabigura Uganda biduhenze. Nza gufata igitekerezo ndavuga nti ngiye kureba nanjye uburyo natekereza nkora uruganda. Mu gutangira nta nkora uruganda natangiye ku bigega by'amazi bifata amazi. Ndavuga amazi twakoreshaga mu buhinzi, n'amazi abantu bakoresha mu mago, amazi yo kunywa, ndetse n'amazi aturuka ku mvura ku bisenge by'amazi nabyo tukabifata. Kuko icyo gihe hari akazi kenshi cyane karebana n'iyo mirimo, bituma rero ntangira kubikora muri ubwo buryo. Byari bigoye gutangira ikintu gishya, ubwo byansabye kuva hano njya mu Buhinde, kuko nibo barafite iyo tekinoloji yo gukora izo mashini. Mpamara igihe niga, mbaza, bansobanurira, bintwara igihe ngura imashini ndatangira ndakora, kugeza uyu munsi. Rero ubwo ibyo bigega tubigeraho, ndangije nsanga mfite ikindi kibazo cy'amatiyo. Hari amatiyo dukoresha yo mu bwoko bwa polyethylene, y'ama HDP, nayo arakenerwa buriya mu mirimo myinshi cyane yo muri irrigation, ndetse no mu mirimo isanzwe yo gutwara amazi. Nabwo ndongera ndabitekerezaho. Hano mu Rwanda ngira ngo hari uruganda rumwe rwonyine, nabwo ndagenda njya mu Bushinwa, ndagenda nawe njya abakora amashini, turaganira, bampa imashini, ndaza ndatangira ndakora amatiyo. Bituma amatiyo menshi yavaga hanze, yavaga muri Kenya, yavaga no muri Uganda na Tanzania, bisa n'ibigabanutse. Igiciro kiragenda kiranamanuka. Ndavuga nko kuri ibyo bigega natangiye gukora amatiyo, igiciro twarakimanuye cyane ku isoko, ku buryo cyageze cyamanutseho 1/2. Nkumva byaranashimishije cyane, kuko ntabwo byahenze abantu. Byamanutseho 1/2. Ubwo n'abandi rero baza kubona ko bishoboka, haza kuvuka izindi nganda nazo zibikora. Nuko igitekerezo cyatangiye mu 2013, ariko nkitangira neza mu 2015 nibwo twari tumaze kujya ku murongo neza. Urubuzi business buriya ntabwo ari ibintu upfa guhubukira cyane. Ibintu by'inganda nta nubwo binunguka cyane buriya. Ni nk'igikorwa remezo ushinga kizamara igihe kinini, gitandukanye n'ibya supply, kugenda ukarangura ibintu ukaza ugacuruza ugasubirayo, ejo wabona bitagenda ugahindura etike ukajya ku bindi. Manufacturing rero kugira ngo uyikore igusaba kubanza gukora inyigo ihagije. Icyambere kubanza kumenya isoko,
iri soko demande yawe kuri marché imeze gute, n'amakantite n'ibiciro, ndetse n'ukanareba n'abasapurayinga ku isoko cyangwa babitanga bimeze gute. Ni inyigo irambuye nini cyane, ntabwo ari inyigo ushobora gukora umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri. Icyo gihe rero nibyo nyine ureba abagenerwabikorwa n'abakiriya, ngo ni demande, ni isoko uko rihagaze, kumenya amaporoje hari nangahe, abaturage bakeneye ibyo bintu bingahe, no kumenya na politiki ya leta. Ko politiki ya leta muri iki gihe harimo ibyo bita kurengera ibidukikije cyane, hafatwa amazi aturuka ku mvura kugira ngo adakomeza kwangiza. Icyo gihe hakenewe ibigega ku bigo by'amashuri, infrastructure zose za leta. Urumva iryo nyine ni isoko. Iyo ufite amakuru buriya uba ufite isoko. Iyo ufite amakuru bisaba kugira ngo ugire amakuru, none arangiza unamenye naho uzavana imashini n'ibikoresho by'ibanze arizo za matsire kugira ngo ushobore gukora. Ntabwo ari ikintu uhubukira mu gitondo, ni ikintu kigusaba kugira ngo wifashishe abakurusha ubumenyi, nawe ukoresha ubwawe, ubanze ugukore study cyangwa inyigo irebana n'imiterere y'isoko. Ntabwo ari ibintu upfa gutwara gutyo. Rero iyo umaze kubikora, rimwe na rimwe hari igihe ugira ikibazo. Kwinjiza produit nshyashya ku isoko abantu bafite iyo bamenyereye bisaba izindi mbaraga, navuga concurrence marketing igomba kuyikora ku buryo buri hejuru cyane, kandi nta nubwo uvuga ko inyungu uri buze kuyibona mu mwaka umwe. Niho bisaba kwihangana cyane. Ikintu cyitwa manufacturing ubona abantu benshi batinya kujyamo, ni ikintu gisaba kwihangana. Utihangana ntushobora kuyikora. So urongera ukamenyereza. Niba umuntu yaramenyereye gufata ibigega bya Gentex biva Uganda, kongera kumbwira ko hari brand nini yindi yaje ya Prota, mu mutwe harimo Gentex, barashaka yukuza kugira icyo waprova gifatika, yaba karite, yaba igiciro, yaba na service. So aba ari intambara, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni nko kuvana umuntu par exemple abantu banywa inzoga, kuba yaramenyereye kuba Primus ukambwira ngo haje noneho Heineken, uranywa Heineken, bisaba izindi mbaraga. Ngira ngo nibyo ngibyo. N'uburyo bwo kugira ngo amakuru y'abakiriya arebana na produit bafashe uyamenya gute. Ese abakiriya bo bashobora kugira ubwo bushobozi cyangwa baccessinga kuri ayo uburyo bwo guhana amakuru. Urakoze. Ubundi rero ushaka gukora ibyo ngibyo ugomba muri service ya marketing, niko kazi buriya kambere ishinzwe. Iyo imaze gutanga product igomba kujya kureba abakiriya, ikumva icyo abakiriya bavugaho. Hari amafishi tugira utanga ugashyira mu bakiriya bakuzuza. Hari abayuzuza, hari abaguhamagara, hari abakubwira. Uriya ari umukiriya niwe ugenda akubwira uko ugenda, navuga unoza cyangwa ameliora ya karite yawe ukurikije icyo yifuza. Kuko icyo utanga ugiye umukiriya. Navuga rero ngo umukiriya niwe utegeka isoko. Isoko uko yaritegetse ni kuri genda. Muri temere ko umukiriya ari mategeko isoko ngo ntubona amakuru ye, ntushobora gukora isoko buriya. Niyo mpamvu ugomba kugira amatsiko menshi yo kumva icyo abakiriya bakubwira, kandi ukabaha uburenganzira bwo gukritika bakakubwira ikitagenda, kuko nibo bagufasha kuvugurura kwa ameliora produit yawe ku isoko. No, ni ubuswa bunini cyane iyo udashobora kumva yuko isoko ryawe rigenga ari umuguzi. Isoko rigengwa n'umuguzi, ntabwo isoko rigengwa n'umugurisha. Navuga rero ngo niyo umuntu ukwiye guhereza pourcentage nini cyane y'icyerekezo cya business yawe. Ugomba gukora uko ushobora, yaba kugira ngo mu telefone kumugeraho, kukwandikira, ushobora kwemera n'izo critique zose kuko nizo zigufasha kwameliora no kugira ngo umukiriya ashobore kubona icyo ashaka. No kuvuga rero udakoze izo strategy ntushobora rwose. Ugomba kwiga uburyo wemera gusangira amakuru n'umukiriya n'umugenerwabikorwa, akaba kuyobora ku cyo yifuza. Ugomba kumukorera, ntabwo ari umutegeka ku isoko, kuko isoko ntabwo ririho wenyine, ririho abantu bose. So no kuvuga rero ngo ugomba kugira uburyo bwa service clientele marketing iri mu rwego rwo hejuru kugira ngo wumve amakuru y'abakiriya kandi bakanagufasha. Ntangira hari ibyo abakiriya bagiye bankosora mu byinshi, nkanabemerera kandi nkanabyishimira. Hari nabo najyaga gusura, nkamusura nzi ko afite mu bumenyi produit yacu imeze gute, ati ugenda uhindura ibi n'ibi, akanyicaza nkamwemerera. Namara kubihindura nkamuhamagara nti narahinduye uzaza urebe, ati aho ngaho ndemeye cyangwa ngera nanone.
kuko nibo bagutegeka ku isoko. Urakoze, hari ibibazo birumbajije kandi byiza cyane bivuga ngo kugeza uyu munsi usanga abantu bavuga ngo ibintu bikorewe hanze bifite karite nziza kuruta ibikorerwa mu Rwanda, made in Rwanda. Ndetse abagikorera ugasanga n'ibiciro rimwe na rimwe made in Rwanda iri hejuru y'ibyabaye importe byaturutse hanze. Ntabwo ubwo busesenguzi nabukoze cyane, ariko nanjye ayo makuru njya nyumva yenda iwacu ntabwo ariko bimeze mu byo dukora. Gusa icyo nakubwira buri hari ikigo cya leta gishinzwe ubuziranenge, ni ikigo cyagiye kidufasha cyane kwa miliyoni icyo bita karite, kuko gifite standard. Kiriya kigo nicyo gifasha abantu no kugira ngo bubake karite iri standard mu rwego mpuzamahanga. Iyo washoboye kugera kuri international standard uburi kiti kuko baragufasha, ndetse rimwe na rimwe na produit bajya bayihagarika cyangwa bagahagarika ikintu bati ntongere gukora banza uzuze standard. Mu by'ukuri ni byiza cyane, regulation yagiye dufasha cyane mu buryo bwose. Ubwo kuri karite wakurikije inama z'ikigo cya leta gishinzwe ubuziranenge aho yaratambutse nta kibazo gihari. Nubwo yabigoye gusa kugura amamashini yujuje ibyangombwa ibisabwa, ugomba kugura raw material yujuje ibyangombwa bisabwa, ugomba no kugira n'abatekinisiye bari trained bashobora gukora ka kazi. Ni inzira ndende itoroshye kugira ngo uzuze standard, ariko ni nziza iyo umaze kuyubaka iragufasha nubwo washyizemo amafaranga menshi. Icyakabiri rero mu rero ni kirebana ni rimwe na rimwe ibiciro by'ibikorerwa mu Rwanda ugasanga biri hejuru kuruta ibituruka hanze. Ibyo natwe tujya duhura nabyo cyane ku ibintu bituruka mu Bushinwa n'ibituruka mu Buhinde. Buriya rero hari amabanga menshi abantu batamenya. Turi muri competition mpuzamahanga nubwo wabucuruzwa mu gihugu, ntago habujijwe ko ibintu bikorwa hanze byinjira, ariko amakuru menshi tujya dufata atubwira ko nk'Abahinde n'Abashinwa bafite amafaranga bongera abacuruzi babo bashoboye gukora export. Noneho hajya no kubirebana na banke n'amatode d'intérêt biratandukanye. Nko mu Bushinwa manufacturer baho leta babaheraho iragera kuri ni hagati ya 2 na 5. Mu Buhinde the same, yacu nawe urayizi. Noneho kongera kugira na avantage. Nko mu Buhinde iyo wagurisha ibintu byinshi wasohoye mu gihugu hari subsidy duhabwa. Umuntu yazanye kuri iri soko rero hari igihe bitubera ikibazo, bijya biba ikibazo rimwe na rimwe, bijya biba ikibazo naho ngo duhora nabyo. Noneho bikaba nanone n'ibindi bihugu tunaturanye nabyo bitari strict rimwe na rimwe mu kirebana n'imisoro no mu byo bwo kubahiriza amategeko. Abo nabo hari igihe rero bibi bibazo ngira ngo urabizi, ariko ubwo niko bimeze. Leta igenda ivugurura ibikora, ariko ugasanga ariho usanga bya bibazo by'ibiciro bidahuye. Noneho ikindi rero badutanze n'imbere rero mu nganda ibyo bihugu bindi Bashinwa, Abahinde, quality zabo ziri hejuru, ariko icyo bita cyane finishing ntabwo quality ari ikomeye cyane kuri bo. Bashyize imbere icyo bita finishing. Zana ikintu ugasanga finishing yakiri hejuru cyane, ntabwo rero twe twagira ku rwego ruhambaye cyane ku cyo bita finishing. Iyo nayo n'urundi ntambwe dukwiriye gutangira. Ngira ngo ujye ubireba ibintu bituruka hanze biza bifite finishing yo hejuru cyane. So niyo mpamvu abantu bavuga bakiraburiya kirasa neza bakagura. Yagenda shima Imana twaragutse. Ubu turakora amoko y'amatiyo agera kuri 4. Turakora yengo y'amapolitrene akoreshwa mu gutwara amazi. Turakora ama PVC muri drainage z'amazi. Turakora ama hose pipe aya bakoresha muri arrosage. Turakora ama PPR aya bakoresha muri installation z'amazu muri sanitaire. Aho ni ku rwego rw'amatiyo. Hari ndi brand nanone twayitangiye mu kwezi kwa 10 kumwaka ushize. Turimo turakora ikintu cyitwa WPC. WPC ni navuga ngo ni produit nshyashya ku isi, yatangiye n'ibihugu biteye imbere cyane, yatangiye kugira ngo barengere ibidukikije.
ikoze mu buryo bumeze nk'imbaho, niyivamo za immeuble cyane imiryango n'ibindi byose. Kubera yuko ubwiyongere bw'abaturage buragenda butuma amashyamba agenda atemwa cyane, kugira ngo duproteje icyo kintu turagabanya ku buryo woods cyangwa aya maparo dukoresha 25% cyangwa 30 turuka mu biti, 70 tugakoresha izindi matière nziza zitamenwa n'imvura, ziri waterproof, zidashobora gushya uko zibonye inzu yo habaye insante ntabwo zishya nk'uko ibindi bishya nk'imbaho zishya, kandi nziza cyane zifite finishing. Uru turimo turakora inzugi nziza zo muri ubwo bwoko, uzadusura urebe nziza cyane. Turakora inzugi nziza, turakora ama stand TV, turakora ya ma wall panel uri mureba hangaha y'imitako yawe akozwe mu byo bita WPC, harimo woods, ifu, harimo PVC, harimo ibintu byinshi. Iyi protege yo ugasanga noneho finishing yayo ni nziza cyane kandi iranakomeye, iranasumba n'uburame ibyo nakwita ibiti cyangwa imbaho. Ni nziza, ni produit nshya cyane ikunzwe n'abantu muri minsi. Urakoze cyane. Ubundi twebwe uko tubikora ni chaîne y'amamashini menshi agera kuri 15. Ndayakubwira rwose nta kibazo gihari. Twebwe dutangira kuri zero, naho ibiri nziza yo dutangira dutegura matière ikora kuri zero. Nimbaho izimbaho nazasagutse mu mashantier, izimbaho zo mu gakinjiro, aya madeshe, ibi byose dufite uko tubifata tukongera tukabitunganya, twamara kubitunganya tukabisya. Nuvuga ngo izimbaho zakoreshejwe turazisya zikavamo poudre, ifu, twamara kuzivanamo poudre tukazijyana mu mashini azumisha, kuko nyinshi ziba zirimo amazi, ubwo twamaze gukora amanettoyage twavanyemo umwanda wose, tumaze kuzumisha nibwo rero dutangira icyo bita traitement ya matière, tuvangamo na matière za PVC n'ama stabilizer ni nyinshi. None tumaze gukora iyo mixage, turongera tukajyana mu mashini yabigenewe, akongera akabitreta akabimixinga ku bigereranyo dukoresha muri dosage. Iyo tuvuye muri tumaze gutunganya matière yacu, ubwo tujyana ku mashini yabigenewe agomba gusohora icyo dukeneye. Niba ari pano yasohora pano, niba ari urubaho turasohora urubaho, icyo dukeneye produit yose sur mesure. Niba ari wall pano turasohora wall pano dukurikije design yayo. Nukuvuga ikintu cyose ubu turimo turashaka no gutangira gukora izo twakwita amaframe y'amadirishya. Urabona bimwe bya aluminium, twebwe tugiye kubisimbuza ibyo ngibyo za aluminium, kuko igiciro cya aluminium kirejo kandi ntabwo aluminium inakomeye cyane, kuko twebwe nk'urugi rwacu rugira ibiro 45, aho usanga urugi rusanzwe rw'imbaho rugira ibiro 28-32. Ni urugi rukomeye cyane ruremereye. So nizo frame rero tugiye kutangira kuzikora zo gukora inzu amadirishya y'ibirahure, zigize ibirahure muri decoration bisanzwe. Tuvuga ngo ikintu cyose ubwo turagikora, twamara kugikora tugatangira gukoresha amamashini yandi nanone akora ama design. Dufite amamashini y'amasenisi yakora ama design, uko ushaka, uko wandikaho, uko ukata icyo ushaka. Imbogamizi zo ni zisangiwe ku isoko rusange twese duhuriraho, gusa uko navuga ubushobozi bwo gura ku isoko bw'abaturage bugenda buzamuka, leta ikora uko ishobora, ibyo bitubera igisubizo. Buriya ntushobora gukora ubucuruzi abaturage badafite ubushobozi bwo gura ku isoko. Ni nayo mpamvu usanga inshuro nyinshi leta amafaranga ifata mu misoro iyajyana mu bikorwa byo kuzamura ubushobozi bw'abaturage kugira ngo bave mu kigereranyo cy'ubukene bajye batera imbere. Gutera imbere kw'abaturage rero twebwe ni umugisha wacu, kuko nibo baguzi bacu.
ikindi nanone indi handicap bihari nyine ubwo niyo process ibirimo twese duteze amaso ariko igenda ihindura ibintu ari nayo impamvu wumva abantu bagiye bakura bagakora extension handi byaturutse ni kuri politiki ya leta. Ikindi nanone iki gikomeye nyine ni isoko rito ngira ngo raryumva dufite isoko ritoya tudafite uko twahindura abaturage bake. Mu gihe cyashize nibwo twarimo dukora za export mu bihugu twegeranye ariko bimwe byajemo uburyo butameze neza ngira ngo rabizi byaragabanutse ariko kugeza ubu ngubu ubona ntago byatuma akazi gahagarara ntago byatuma wenda ibyo tugurisha bizaba bikeya ariko ntabwo akazi kazahagarara abantu bazakomeza kurwana n'ibyo bibazo kandi bizakemuka. Mu by'ukuri byarazamutse yewe mpamvuga ko byazamutse buriya hamaze kuba icyo bita irushanwa cyangwa competition muri business muri commerce ubwayo irikora. Iyo udashobora gutanga service ntugire n'igiciro cyiza ntabazazi wawe. Ibyo igisubizo cyuzuye n'icyo ngicyo ubundi bijya byanga iyo ari we wenyine ukora ntaba competitor nta competition ufite kuri marché ibyo ushobora gukora ibyo ushaka. Ibyo ni ibintu bya kera byararangiye muri iki gihugu giye nkubwiza ukuri mu secteur menshi ariko ndavuga afitemo abantu bakora ibintu byinshi wenda sinzi ko hari abantu bafite monopole yenda bafite monopole no byakunda ariko ku bantu bari muri competition utegetswe kubikora utabikoze ntago bikwemerera. Hari isomo burya ritajya ryigishwa hari isomo buriya environment urimo ikwigisha wanze ukuza ukarifata utarifashe ikaguta inyuma. Nakuvuga rero ngo abantu bose bakora ibintu muri competition basaba qualité no gutanga service nziza utabikoze ntubona abakiriya. Ndakoze cyane inama nagira abantu nibatinyuke koko ubuzima bwose buriya cyane njya nkunda kubwira abantu ikintu cyitwa business risk iri hejuru cyane kandi ntabwo ushaka kuyimaramo. Iyo ushatse kumaramo risk cyane muri business ntabwo ujya gukora business ushobora kwimera amarisk amwe. Ikindi nanone inama nagira abantu bazajya bakora ibintu koko wiganye runaka kora ikintu koko wamaze kugikora ubushakashatsi ugifitiye ubumenyi ugifitiye amakuru ahagije ariko ikoze ikintu koko wabonye runaka yagikoze nta bumenyi bw'ibanze ugifiteho kirakunanira. Ikindi nanone ndavuga agiye muri secteur imbamo manufacturing isaba kwihangana utihangana ntabwo wayikora. So uvuga ngo urayishyiramo amafaranga mu gitondo bucyo yabona ntabwo ushobora. Isaba kwihangana no kuba ufite umutima ukunda gukora innovation kuvugurura bikashamikiyeho nsubiza n'icyo ngicyo cy'abakiriya no kumenya yuko imashini akantu gatoya igikomeye n'abakiriya kuko buriya tujya tuvuga buriya ngo amafaranga menshi buriya ntabwo aragenda mu mashini. Amafaranga menshi agenda muri matière kandi amafaranga menshi akagenda none kugira ngo menyereze kugira ngo abakiriya bawe bakugurire. So naho ishingiye cyane ari naho umuntu wemeye kubikora. Hari ikintu ukora buri ukavuga uti nta handi ndi bukijyane usabwa kukinoza wanze ukunze. Abagenerwa abagana serivisi zacu ndabashimira cyane. Dufite abakiriya nashimira nakwifuriza n'umwaka mushya muhire bitari wenda no muri iki kiganiro bamwe nzabashaka batubereye abakiriya beza cyane batumye dushobora gutera imbere. Ndabashimira umuhate mwinshi kuko turabagira benshi cyane kandi bakunda produit zacu ndetse niyo tugize n'ikibazo wenda zidahari uwo mwanya harakubwira ati nzategereza iminsi 3 ariko ntabwo nakoresha di produit atari yanyu. Bivuga ko umukiriya mwamaze kugira ukuntu muhuza. Ndumva nabashimira cyane kandi nababwira yuko tuzakomeza kubaha serivisi nziza nkuko biri ngombwa ko dusanzwe tubikora
ndetse ntibazanatinya aho babona bitagenda neza bazatubwire twameliyore nanone. Ikindi ni uko tuzarwana intambara z'uko tutazamura ibiciro ku isoko nubwo birimo bizamuka ku iki gihe, turebe uburyo igiciro cyaguma ari gitoya cyorohera umukiriya, wenda inyungu yacu aba ari igabanuka. Nicyo nakwizeza abakiriya. Biroroshye henshi dufite amabranche ducururizamo izi produit. Dufite branche Kayonza, dufite branche Rwamagana, dufite branche Nyagatare Unest, tukagira branche Majyaruguru Musanze, indi tukagira Rubavu, dufite n'izindi mujyi wa Kigali, dufite n'abandi babadira dusapurayinga mu bindi bice by'igihugu. Ikindi tugira amamodoka, umukiriya wese ukeneye produit araduhamagara. Inshuro nyinshi twe ducuriza no kuri telefone, baduhamagara aho baherereye, igiciro benshi barakizi, tukumvikana kuri transport, imodoka zacu zikabitwara zikabageza ku bakiriya bacu. Kugeza uyu munsi communication yacu iri hejuru cyane, ko dufite na website, abenshi niho banavana buriya n'ama contact n'amatelefone yacu. Iyo abenshi barahamagara, nabo hanze baduhamagara barimo bakaba diaspora, tukavugana tukarangiza tukabaha ibikoresho ku mashansi yabo muri iki gihugu. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye.